utavuga amabere nya Gazo na gasikiri abaduha ibyishimo byuzuye wabasanga kuri cano yabo yitwa Gazo Komedi. waza shaka umukozi ibintu byo kwirwa n'ifu ibikweto ngira gute ubundi birasiyo mbana bikuye mu kare ndanarushika niyo gerezisi Zafre haragakina shaka kudukina nta kibazo mubwira ntakaye uri tayari murede ariko gusa vanga n'iki ako warwaye warwaye iki numva wikoroza sinzi yasubiye kudaruka gukubura wajere nk'iyi gato koko udaruka gukorpa wumva nje nzifata nkafata uturusho cyangwa rakerete ngo ndajya gukorpa ari wowe hari kubona ubukene bwateye ubusize inkweto ni imivovu mbese umbaye mfite amafaranga sinagura akawo shawuri ko cyo hereye ku nkweto zayo ubanza nanjye ukayegereza inkweto ngo uko zifite rasa izaba nakwemera irasi aho gakira umufasha ntacyo mufashamo byose niwe ugomba kubikora cyangwa ukabyanga ahita amamagara mama ngo abimubwira ngo isubira mu ntundi gatiyane narayihawe ashaka ko indi byara mweru na muhima banza wumve nyine agakino tugiye gukina ukuntu kameze hakunye gukinira nkungo ndinde nkina nawe wowe turangana ugiye kugakina dukina ngengana nawe tangiye kumenyera ca bare zakuwe petit Gatira beranye nako garapfure abanyine twumvikana haragakino cyako kudukina reka ugira ko kwigira igufwa wigire bubuse akantu gato rwose gatuma twishima nk'umuryango kuryo na mere yaza kudushura rwose akabona ko tumeze neza ibintu byose ari munanje bagemera twikinira ku gakino ari kuri we nukagera mushi uzahora wifuza ko urige tugakina none afite n'umwanya nzagenda no kurya si ukomeza wigire dolari gutyo nje nishimana nawe reka nubwo ukomeza uvuga ngo meri nje ndebye mbona na mama baramutuburiye mama ni igikara papa ni igikara ubundi nkawe waturutse he nje ndebye mbona hari ukuntu mera ashobora kuba arikinze nko ku ruhande akakuzana nimba se papa na mama bari bafite ubushyuhe bakagushiririza ukaza usigikara y'ibyo birande ati gutangaza buruzi ko navutse nje ndi inzobe turashize none ati cyashonje oya nagum mu rugo haje umukozi noneho bafata gahunda yo gukora kaburimbo bazana ingunguru nyine zirimo birayo boro by'amavidanje n'ibiki byose noneho ko naye bagutetse oya umukozi yaranteruye byende by'uburangazi bw'abakozi n'ubugoryi bwa burumva mba ndamucitse bari kubisa mu ngunguru y'amavidanje n'ibiki birayo byose bakoresha muri kaburimbo bankura mu bajya kwa muganga baravuza barahanagura baroza biranga bururu urebe kunirabura ngo ugire ngo uruhu rwanjye nuko nakwiye muri hano bikora kaburimbo ega humura bemera nkubwira ko gakina suro kumutangiye gushaka no mu bintu by'ubugoryi none umugere mu mukino urase kutembaga rugere iri utangire kwinyanya kwikoreye ibiki byose yirwe muhe ariko uzanyishura kuguhe humura wowe twagiye emera gakina undi waye mwere kutuntu nikorera were kutumanye nikorera ngumpeha gakweha mu mutwe mu bwonko wa gicucu asubundi uwo mukino mbwira urinda kuvuga ngo ndimo ndaseka mu bugoryi uwo mukino wumva uri bunshimishe ni gute kandi ntabwo ubaha grafrere wawe ngaho genda unyereka uwo mukino ushaka kunyereka ndebe akuri nsanga ari ubugoryi ndahita nkuhanyoko nuko ndibutse ko ari mama ako ndahita nkumena hariya ngura mama gahabwe ifu n'uburozi nta soni ufite di wowe uratinyuka utubye twageze mu gato kurumva wakuze ngo nukuri grafrere umwana nawe nzakumera ku rugo rutwe nuzatura umuhindura inzobe ugize ngo mwivunja reka nkubwira numbasha mama zabure nyine umura yarapfuye kereka nimba usigaye wibagirwa vuba n'ifi ako reka mubaze ubuhungu bwiwe muriyemera wagaca wagakuriguza kagizwe n'umutwe sawa gasongoye kanzani intebe tubiganire oya kuba ndi mugufi nagusongera kuzinyago cyawe zaba ese kuba mugufi ni ikibazo kigari cyo cya mama na papa ariko nabwo ni ikibazo ngiye buri ikibazo cy'abaganga mbwira ikinyarwanda ikibire giturika ikitumye kimeneka impamvu turi bagufi nakora ifunguro buriya uzi ko abaganga bajyaje mama bose bari muri stage none ibiki bimwe babisiga mu nda uriya tuvuga tugashira twari kubareba ibice byaragiye bisigara mu nda pe mu ishuri urinda no kurivamo urumva rero ubwo filozofi bwawe ntabwo wazinya gushira rwose ati nzane intebe tubiganireho neza sha
yeah reka mbamenera ibanga ry'ibyishimo kirazira kwiheba kwigunga no kubabara umukino meza gutya ntabwo udashaka nta kibazo mbwira ariko biraba atari ubugingo umukino ukuntu bigiye kugenda utaza n'ibintu by'imbaraga nkubita cyangwa uko ushobora kuzamo ibitutsi kubwizanya ukuri ukabwira umuntu ikintu wamukoreye kirakubabaza byanagera ibyo uri bumbwire imbabazi ariko buri wese arapowesha atuza ducika ikibazo cy'urumva twatagiye rero ni wowe uri bubanza urambwira ikintu wankoreye nazi kandi kiri butume ndaka ntagere byinshi byo mubikesha muri stoke ndabifite byinshi nabikubwira wibeshuza n'ibintu by'imbaraga bahe mwisego yakiri kare ibyo nagukoreye bikakubabaza ntari bituwukine twagiye tangira vuba reka no gufura inkweto mbe mbiretse biretse rwose sasa uribuka ko nijoro turimo kurya wacishijemo gake ukajya mu gikari ndabyibuka rwose nari nkubwiye inka neza ndakunyira aha burya rero biriya biryo wasize nahise ngira gutya izana akantu kavuye utajya kwikanga iki nahise mbiciramo buriya waje rwose niyo mpamvu nawe nsanga biri ku kweto kakida nkawe unyumvira ndaza kubibwiramo wisa nawe byo kurira se kandi twabanje kubivugana nta kibazo ariko mu byo nakubwiye kurira ntabwo byari byemewe kuko byo ntabwo nigeze mbikubona nta kibazo mva rero nanjye njyewe nkubwira nyine wihaga utazanamo iby'imbaraga humura nta kibazo cyanjye reka uribuka ejo bundi ko mu kabari yaguhamagaye ariko ushaka ko muvuga urabizi ko umaze iminsi umutereta rero wari umaze iminsi wibaza impamvu atakiguhamagara nagiye muri telefone yawe kubera umujinya sinzi ikintu twari twapfuye ejo bundi nimero ye ndayisiba kandi wari uzi ko password yawe nayizi ntabwo muzongera no kuvugana bamaze iminsi baranimutse uzapfa utanamubonye nsibe nimero kuko zashisha uri umugome ndi umugome si iki wese kuki waciye mu byo ibyo nta kibazo uribuka ejo bundi nkukubita nkubwira ngo hari amabyara ya ruguru y'inzu burya nicyo wari wahaneye burya uvuga ngo ni umusinzi ngo ni umuntu wari wasinze uzongere kugurisha uturimo tw'umure twaba turiye ese sha ese ungomye ikintu ahubwo uribuka ejo bundi utereka isukari hariya ku nkono uri guteka igikoma irasukari buriya ninjye wayinyunywe nkakubeshya ngo ni inyoni yayitwaye ndaza kubwira mama gutware nimba ari ibyo ubu ya sukari niwe wayinyuye kazarwara indwara yo kwinyarira aha uribuka cya cyane naguhaye ejo bundi nkuguha cyinshi cyuzuye ijyaga burya kariya kamu karimo mvabonaga ari umuhondo ni n'akanyayemo nayo n'akanyayemo kagira ngo ni isukari nyinshi kandi hari udukari kanyari cyo kanyari nkari nubwo usanzwe uzinyara nazora mfite babugiye n'ubamuka ari kunyatsa mu nda kandi mbizi ko wayizanye ikonje deruka no gucana imbabura uretse zibebuka yavugize ejo duherutse kwambara ukavuga ngo nashyize ngo nayambitse imwe ngo niyo mpamvu ngo inda ziri kukurya nayishyize mu rusenda uzi ko impamvu nayambaye nkumva ndimo kuribwa nkishimagura nkagira ngo ni imbaragasa nawe urakiriye mu rusenda nawe ukizemo irege se ndakina cyabura ramaze kugukura utuntu tujya n'inkari twinshi ureba akadobo tunyaramo burya nakaretse karuzu ugatunyaramo nanjye ntabwo nyaramo ka kantu unyaramo none nakaretse nanjye nyaramo ry'iyi narakaretse karuzu noneho nk'ubu ndakubwira ngo jya muri dushe ngo ujye koga ngo utandire uruhande gutoza burya nari nazisutsemo dukoma n'utuzi dukeya niba unageraga abanyeshuri twigana bari kunseka ngo ninyari mwibaze izo ngarisa burya nizo noneho uribuka cyagiye nkubwira ngo uyu munsi ngo urarya wenyine ngo ibiki urabona ndi mu gishanga ipfira hamwe ingurube zongera amazi niba yabuze njya kuvomayo ndaza nabwo mbona ni make mitakiramo n'ay'isabune ndagutekera niyo mpamvu narwaye mwembe ndahitwa ntabwo kabiryo bakabanguka ngo kariye muri resitora kajya uretse ijana biragiraga uribuka cyagiye igihe wambaraga inkweto ugahita uva amaraso mu nkweto yanashyizemo urwembe kazanye umukino none nkahaye nyina nganigaju comedy gusa kora share comment like subscribe ubaye umwe mu banyamuryango bacu wibere mu byishimo bidashira ibyishimo birahenze
aya gashi nyira bishwe mirongo nwere ngo karikanga ariko ye ndabona kayifika kuryohe samama uzina password cyane ukuza hano gutwika stati gusa gatwike bene wanyu bakaguturitsa umutwe wa gicucu nyoko mabera nyoko gasaka mwe tusigeto mabera ya mama nyoko se we najya naye mabyaso norikizanya kurukamenyerewe ushaka kuvunya ngo shaka tumvishe ikintu kizanya hano nyankaragata musozi wa numa musozi wa numa na mabyaso kiso murambo mukunduni shanzi kari tumbamu cyo giti wagusoma mu minyo gutukana wakarabiza kantu karagera gatukana umuntu umwe ukagera gatukutukutuku wajyani karutega mwoyo utukura amaso bakagusongora amasoso ugasusumira agasaza kishwe n'imisuzi wa musurwa usubwe ni sosene wahene abakwe mu ndaro wa gicucu umva ukuntu kiri kunuka banza umva ikintu ujye kugisha inama umuntu ubone kuvuga nduzi ko nta muntu wogira umusurwa ni nyoko wakuwe mu mukuza bakamukura amenye agasigarana imihanga wakibwa kibwana kagagura na cyo mwishasha wenda sira dokatreze ko gasagusa gapfupfuka mu matara zifashanya kuko mana yanjye ariko se ubundi gasiki wambwiye icyo uje kumbwira ukareka kumvuka koko ko njyewe mu buzima bwanjye ntinya abantu njyewe umuntu amutse ndwarereye ariko sawa wishana nakamira kamarariya yinkututse gute hanye ngo gusuye n'umusura kwita icyurayo niyo ngutu twagomaga kuzibuka bazi kumva icyo ngushakira akamira ni bene wanyu kosundi kabakigira iki mva rero ukuntu gahunda zimeze ndyaje nandi gukina kido byarabizi ko tuvukana kiragisenze nizanira umukino namaze umusenzi shashaka kundusha uzi ko nari nize neza nyine twari turi gukina ibintu umuntu abwizanye ukuri undi nyine akubwira ikintu kikakuwaza ugapoesha ariko nugira ikintu bikoro ngere gutembwa ibintu byose nsanga nenda kubwara bwaki ngene naragenda zinga amanshiro kubera ibintu kiruga kinkura ngere ndajya ngira inama y'ikintu namukora kujya nanjye mwihumureho muri revenge ubwenge bwawe bwacurangukira mu nda bugahenguka mu kibuno wowe ukabona ibyo usubiza umuntu akubajije mva mani reka nkubwire wowe ikibazo uzajya umubaza ujye uhita umubwira yuko umuntu uri butsinde undi ari bumufata akamupfundikirira mu ifu ubundi kugira ngo umwihumureho uzi ikindi cya kabiri uzakora wowe uzagenda ujya muri tuwarete uhitwa bimwe byadanje nurangiza ariko ntubishyire muri tuwarete ubu bitwa rya hirya ku ruhande ubundi nurangiza uzaba wambaye ga ubifatemo urumva ubihishe gutya ku kaboko uzakoresha ushoboye witwaze parufe uzajya uhita ugira gutyo gatera akagira ngo ni parufe iri guhumura umubwire uti ngiye kukubwira ikintu nuramuka ugitsinzwe wumva hari utuntu umuntu ari gukomeza gusiga undi mu maso iyo abana ufata amazirantoki yawe ndabizuze kuyaninya we uyamusige kuva mu mutwe kugera ku birenge kidobya nadakoma uzagaruka ngiye nkubwire uzi ikindi kintu uzamukorera nyikubwiye cyo ni ukuri ko Imana wahita uba umugome ariko ibyo ngibyo uko ari bibiri ibyo byo birahagije wanyumvise nubwo uri igicucu namugire ndumva ariyo pe yatutse ibya ndumva byavamo akamaro yandaje asunase kuyarya ko kunyamusinga ukuntu ninya gukora mu mayezi koko ariko nacyo reka mpe kugenda iyo nama aho kubura ikintu na kimwe napfa kuyikora kagenda bashye kagenda utambitse irenge kakubitwa n'inkuba karya kanapfa hanyuma ngo ndi igicucu ndi kukibwira plan F turashize none kubitwa n'inkuba gakubutwe gazuna gasikiri uzi ko nta kintu uzi mfite cyo gukora muri baduha ibyishimo byuzuye ejo nakwatse n'igihumbi nkabikarangira ndaburisha nahise mvuga nti never pray for someone who doesn't know the value of your tears but I will never think about to snitch because they want to push me in the hell. They want to push me my road car up on me. Because love, God is love for me. Get right here, man. No, kidobye ngiye bura navuze ko inshuti zanjye hari ubuntu byose ugomba kugenda. Nubwo kara karumuna kanje kaba kanisha umutwe ariko burya niyo nshuti nzima ngira. Ako nagacucu ariko cucu nanyo koma byatso no. Karasha njya koza n'umuziha mu mazuru njya kugimba amatama. Funka. Kingura nanu umuntu ukuririye ga. Reka nkavugisha ndabona iyo maso yatukuye yabaye nk'intoryi zo kwicwa n'ibintu. Akicwa n'uburaro tuze rero kidobya twumvikane naza undi mukino abanyesha bundi rero untsindo kona ndi kunyanirishwa urana indi zina strategy zo kuzana indi game hari ntabwo nari ndi kurira uzaba se we yariva mu maso oya rekurira iki n'amazuru ameze nk'amaguru y'ikariso ugiye kuzana wongera uzana amafuti nk'ayandi Madesi Yesu byajyana ibombo bijyana ababyi mu ruhengeri. Kitse bahona n'imirimo meza nk'ibyo sabye kazi bindi byara no gutayite. Kuvuna umenya ko ni muri Lord. Tuzanza n'undi mukino. Leta nkumena nagaga kabeze nk'akisekuru itaha kure. Tuza ariko. Tuza.
kazana itike mu wewe icaho yo kadaca bugufi se umukino ndi buzana none ukazana ibyo by'ingome ndakuhanyo nese se usobanye ko natetse watetse nese nayi kwibyo mbara kuntu Rwanda zigiye kugenda wagiye gukira wa mukino umukino tugiye gukina urukumva umuntu uzayitsirwa cyane tuhita tumushyira ifu mu maso ngo ni wisanga umeze nka kadahumeka kureba ahubwo se tutarize urimo kuyigusika ubashitse sinagutsinze umunsi w'ejo ubu noneho nabwo ndagutsinda ibyo usana byose ururiteguye ejo warabizanye ndahabuka nkagira ngo ugiye guhita ugira gutyo utsinde ariko bitari ukuntu gutsinda ifi igira amazi agabye igira mu mavuta tuza wetanze mwereka ukuntu ugiye kugenda okay twagiye ikibazo cya mbere mbazo ngaho nsubiza amazina ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda yitwa ngo iki numvira ati Paul Kagame ni mutamuzi yamaye ingana n'ishkara bwa cyama masamba micuruma namuyoberwa koko ahubwo wowe teka uratsinzwe ugomba gushyira umutwe umuhano umuntu wose cyanze iri gusa neza we twagiye nibyo ugiye kukubaza ikibazo cyane ngiye kukubaza ngiye kibazo ngiye kukubaza umuntu ntabwo uri bugisubize okay twagiye ngiye kukubaza cyanze akagafuka ari mu kazi pe aho mbwira rero kanombe ikibazo ibi babyita revenge buriya wowe nuko utabizi neza ngira perezida w'Uburusiya yarariye iki kubivuga nayo urabizi ko tucuri ku mutwe mo hano fafa nta mikino unago ndi gushinyika nawo ubu ngubu ibintu byabaye seriye iyi njijira ese undi gworo urumva wabimenya nta byose teka se mwana nanone koko nanone si biki ubikamo neza noneho cyane mwishiriremo tawowe hangambwira papa na mama bateretanye mama afite imyaka ingahe papa afite imyaka ingahe yumvira igicucu utembere nabyuze ubusege muta injo nabirubwirwa niki bazi iki ni kibazo shayide barabiroga ushaka ikindi kibazo ngo ushaka ikindi nkubaza urabivuga komanya kafugira mihebe dakurane byakunaniye umyaka nijye muto ushaka ikindi kibazo yewe mpeza ifu nta kibazo so utaye wese utavuga mabere nya